itorero ryose ritaturutse kuri Yesu cyangwa kuri Yesu ryose ni business nkuko abivuze Moses. Ubwo na Katolika ariko business bari icyo ushatse kwerekana. Oya kiliziya ya Yesu ntaga ni business, nayo ni business ariko iganisha mu ijuru, ntaga igamije inyungu za hano ku isi. Na Katolika ni ubucuruzi kuko ntago wemera ko kiliziya ari imwe Gatolika itunganye kandi ishingiye ku ntumwa. Ntago mbyemera. Impamvu ejo bundi mwarabyibone na mu bwanyu yaraturitsemo kabiri gucicikamo hari ikindi gicubo cyavuyemo. Ntubyemera n'ibyabaye. Nuvuga ngo nabo bagiye mu yindi business yabo. Bariya erega nakubwiye ngo nta muntu na Bibiliya ariko irabivuga. Ahubwo nimwe muyitegeka rero. Reka nkwereke mwebwe nimwe muyitegeka nkwereke kuntu ari mwe mureba Imana kandi ngusomere no muri Bibiliya. Ndagusomera muri Bibiliya nkwereke uburyo mwebwe ahubwo ari mwe munyuranye n'Imana. Icyambere kimwe abantu nibo basenga ibishushanyo. Bafata ishusho ya Bikira Mariya kuko nimba ushaka kugira ngo turebe ibimenyetso, kuko nimba ari ibimenyetso uri gushaka kureba, turebye ku bimenyetso by'ukuri wasanga ari mwebwe munyuranye n'umurongo w'Imana, kuko mufata ishusho ya Bikira Mariya hari mukajya kuyipfukamira. Kandi Bibiliya ibyo bintu irabyanga. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibaje gisa n'ishusho iri hejuru mu ijuru cyangwa se ku butaka. Birasi ibishushanyo se mushanye. Yego nanone reka tuguhe ikaze tukwifurize ibihe byiza aho uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ngira ngo iyi ni Emi Pro Media nk'ibisanzwe tuganira umunsi ku munsi, tuba tubafitiye insanganyamatsiko zitandukanye ndetse tukagaruka no kubiri kubera hirya no hino ibiri kuvugwa. Ariko uyu munsi sindi njyenyine, ndi kumwe na Emi, by'umwihariko twongeye kugirirwa ubuntu bwo kumwakira. Reka tukwakire. Kristo Yesu akozwe iteka ryose. Abakunzi ba Emi Pro Media ndetse nawe Kevin ndabasuhuje rwose, bifurije amahoro. Ntibari baguherutse cyane. Ariko abahari ndetse turi kumwe na wa murokore wanyu. Nabanje ndaseka kubera yuko hari comment zitandukanye njya mbona batera ku biganiro yakoze, ugasanga ni comment zisekeje cyane, ariko nicyo gituma twongera tukamuhamagara kugira ngo tuganire. Moze, tuguhaye ikaze. Yego murakoze cyane, ndabashimiye rwose kuba mwongeye kuntumira. Yego ni byiza. Uyu munsi ngira ngo nanone tugiye kongera kuganira, ariko abantu benshi basigaye batinya ngo uri kuvugira hejuru cyane. Oya ariko nanone abantu na Bibiliya irabivuga mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda. Yego bakuna n'impiya kandi nanone ngo burya bazaba bafite n'amatwi yabo bazaba barike. Amatwi yabo bazaba barike. Yego nubanga abantu baba bashaka kumva nyine bibanezeza, kandi ukamubwira ikintu washaka kumva nyine icyo yarategereje. Niko abantu benshi baba bashaka kumva, ariko si bose. Yego ntabwo ari bose, hari abashaka kumva ukuri bakamenya ukuri, kuko nka cyagiye nk'ibiganiro tumaze iminsi dukora, hari abampamagara bakambwira bati rwose biriya bintu ni byiza mu bikomeze. Yego biriya bintu ni sawa cyane, ibi byo nibyo, ariko hakaba n'abantu batabyumva neza. Bari abavuga ko ugoreka ibintu se bo ntuwe butumwa wabagenera. Ntabwo rega abantu bose bakumva ibintu kimwe bishoboka, kuko ubu tuvugana Yesu Kristo yasubiye mu ijuru, abanyabyaha bagihari. Yego kuko ntabwo Yesu yagiye ibyaha bivuyeho byamaze kuvaho ngo none asubire mu ijuru ngi babikore. Yego nk'umuntu uri waje gucungura abantu, n'ubundi abanyabyaha yarabasize, ibisambo byagumye Nazareti, ni nabwo ibyaha byagumije kugwira, kandi umucunguzi yari yahageze. None se ubwo Mose nyindije iki? Ndinde muntu ushobora kubwira abantu bakemera ibyo mvuze, ibyo n'ukuri navuga ninde waba ahubwo nukumva nandi ahubwo burya birakomeye. Nuwagira icyo yumva nabyo ahubwo nugushimira Imana. Yego barwaye amatwi bitewe nuko bashaka ko ubabwira cyangwa se bumva ibyo batekereza. Abantu benshi bashaka kugira ngo bumve nk'ubu n'urugero. Nimba umuntu yicara akifatira abantu umusozi wose akawufata akawubika, ari umuntu umwe nk'agaca, ubwo nshatse ubwo nyine nka kirya kiganiro twakoraga tukavuga ku ibyo by'umuziki. Nuvuga ngo wa muntu ufite icyo kibazo, buryo wakoze mu bisebye, watangiye kubikubitamo imisumari, burya ikinyuma nubitse se cya kinyuma ko numva bagiye kucyubika hasi bagiye kubisasa, icyo gihe burya zarakara avuga ati bimeze bityo, ariko kuri nyakuri
burya kuba kwamaze gutambuka. Yego. Kuko ikimenyetso umusaruro biri kumbyara ubu ndi kubona ubu. Yego. None ibyo ni sawa. Ariko unenga nta kibazo, ntago abantu bagomba kumva ibintu kimwe, ariko bishaka kugirira akamaro bimugirira akamaro. Yego. Kandi ibintu twavuze n'umuntu wese niyo yaba nta muntu utarabyemeye birabintu. Yego. Ariko uzabona muri comment nyine. None za tuvuye n'imikiganiro kirebwe n'abantu 1000. Harimo comment nka 100 n'urugero nka 200 z'abantu bari kunenga ibyo. Ariko none bantu mbwire bya bihumbi bisigaye byo. Byo kuki bitagize icyo bivuga kibifashe. Nukuvuga ngo kuri bari kukwemera. Yego. Bakwemeye. Ahubwo ikibazo abantu muri 200 byabo ahubwo mujye munashimira Imana ibiganiro bigomba kujya abantu babibyumva. Kuko muri zi comment biri nta gihumbi cyanditse kinavuga ngo ibi bintu muri kuvuga ntago ari byo. Ariko abantu nka 70 ingahe bari kuvuga ati hoye. None se nyine ntubyumva nyine. Ndabyumva. Abantu ro bagomba kuboneka bahakana. Kandi nubundi abantu bari kubakagoma no kuboneka basenya. Yego. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe. Aha, ngayo nguko rero nuko nguko mbangira ngo nako akavuge ku bantu benshi bakomeza kugenda bandika muri comment. Ariko nagira ngo Emi nkubaza kantu tugiye kugira ngo twinjire ku ngingo yacu uyu munsi. Kiliziya iyi tubona. Yego. Twayirazwe nande ninde wayidusigiye. Atubwira ati dore mbasigiye Kiliziya muri rusange. Kiliziya yihe ko hasigaye habaho Kiliziya nyinshi. Izuzi wowe ntiziye. Ndavuga Kiliziya Gatolika. Hasigaye habaho hasigaye habaho Eglise akenshi kiri bavuze ngo Kiliziya bari kuvuga les Eglises nyine. Yego. Ngo de Pentecôte au Rwanda ADPR ngo bivuga Association des Églises de Pentecôte au Rwanda waruka. Nari nkazi. Hari na Eglise Anglicane nabyo bibaho. Yego. Eglise catholique romaine, Kiliziya Gatolika y'i Roma na Kiliziya Gatolika y'Iburasirazuba orthodoxe. Yego. Uri kuvuga iyi? Ndi kuvuga Kiliziya Gatolika muri rusange. Y'i Roma cyangwa y'Iburasirazuba? Y'i Roma kuko niyo nzi. Ndavuga y'i Roma. Ni Kiliziya twarazwe, ni Kiliziya twasigiwe nande. Ubundi hari Yezu nyine. Ajya gupfa gupfa yavuze ko ngo tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Yego. Nguri Pierre uri Petero urutare kandi kuri urwo rutare nzobakaho Kiliziya yanjye. Iyo Kiliziya nyine ni ya Kiliziya y'urukundo yavugaga rumwe yatwigishaga. Yego. Anenga urabizi ko akiza yakubitiye mu mfuka abantu bitwaga ngo abigisha amategeko ngo abafarizayi ngo abasaduseyi ngo nabandi bose urabizi. Nyine bavugaga ko aribo bazi ukuri. Yego. Aribo bazi ukuri bazi inzira igana mu ijuru. Abakubitira mu mufuka aravuga ati ibyo bintu byose tuzi ko yabikubiye birandura akabikubita hasi. Yego. Rero yazanye Kiliziya n'amategeko yose urabizi ko nyine yavuze ko itegeko riruta yandi ari itegeko ry'urukundo. Yego. Kiliziya ya Yezu rero yavuze ni Kiliziya iri mu rukundo. Ubwo rero Kiliziya yaba iri mu rukundo ubwo yaba ari yo ya Yezu yavuze. Sinzi yuri kuvuga ari ubwo Kiliziya iri mu rukundo ubwo niyo Yesu yatubwiye. Urwo ngurwo Yezu nyine yavugaga. Rwanyarwo. Atari urukundo nyine abantu barwitiranye n'ibindi bintu byinshi n'ibindi bisa narwo nyine. Nkongera nkibariza murokore wanjye Moze. Woweho uvuga iki? ADPR yo inkomoko yayo ni twayisigiwe nande, twayirazwe gute, yavutse ite, icyo ukora ikintu umuntu wese yaza kwibaza. Niba twumvishe ahantu Kiliziya twarazwe na Yesu sibyo, twumva niyo Kiliziya igisobanuro cyayo byimbitse, wowe ubwawe noneho ADPR yo meze bite? Urakoze cyane. Icyo kibazo kirakomeye. Uriya mu bibazo byose icyo kibazo kirakomeye. Ariko Manuel hari ukuntu agisobanuye. Yego. Asobanuye ko Kiliziya Yesu ajya kugenda. Yayisigiye Petero. Yego. Nimba Petero wabyaye Katolika ubwo nicyo ntigize numva neza. Gusa icyo navuga ku byerekeye n'amadini. Ubundi urebye nta kuri kw'ibyo bintu guhari. Yego. Ntako. Kubera iki? Nk'ubu dufite amadini menshi. Yego. Dufite iyo Katolika n'andi menshi n'iwacu byose tugende tubishyiramo. Yego. Ubundi Imana yaremye isi. Irema abantu, ibaha n'umurimo wo gukora. Yego. Ariko ntabwo Imana yigeze yereka abantu uburyo bagomba gukora umurimo wayo.
ntabyo yerekanye. Yahaye abantu umurimo, iduha umurimo, ariko ntabwo yigeze twereka uburyo tugomba kuwukora. Yego. Kuko Imana ijya kurema ntabwo wenda ndushaye duhere nuko Yesu Kristo wenda hari wavuba abantu bashobora kumva neza. Yego. Ntabwo ajya mu ijuru yigeze avuga ngo ngiye gushyiraho pastor. Pastor agomba kujyambara ipantaro, akambara karuvati, ubwo numva ibyo mvuga muri byumva. Hanyuma we padiri nawe ngo hayo inshingano cyangwa papa uzajya wambara amakanzu, ntukazana umugore, nawe ubumubikira ntugashaka umugabo. Iyo ni imihango y'amadini nyinshi. Mbega imihango y'amadini myinshi ni ibintu abantu bagenda bashyiraho. Ariko ntabwo ari Yesu wabizanye ibyo bintu. Ntabwo bikomora ku Mana. Kuko twagombye kuba tubisoma muri Bibiliya. Yego. Kandi nubwo wakiga amateka ukiga ibintu byose, ariko Bibiliya ibyo bashyizemo ibintu tugomba kugenderaho bifite umumaro kurusha ibindi. Yego. Mvuga ngo ibyo kuvuga ngo Yesu ngo cyangwa ngo yasize ngo idini, Yesu ndibwira ko ari mu isi nta katolika yabagaho. Yego. Ntari hari. Kandi amadini abaho yose abaho, nta dini ribaho rishaka kwereka umuntu rishaka kujyana umuntu mu ijuru mu by'ukuri kugira ngo umuntu abone ijuru. Ndaguha urugero rwa hafi. Njyewe mba muri ADPR, uretse ko nubwo tuganira ntabwo ngiye nababwiye ko ntari umuvugizi wa ADPR. Yego. Ariko nibyo dini mbamo njyewe mbamo. Amadini cyamaze ni nkuko umuntu ashobora kuba ari mu kimina cyangwa muri societe ahantu. Yego. Washaka gukora ubukwe ukabona uburyo abantu bagushyikira mu bukwe kwabaho. Yego. Mu wenda reba bakakubwira iby'Imana ukumva ni byiza kandi natwe twese dukunda Imana. Yego. Ariko ntabwo amadini adufasha kugira ngo tumenye Imana. Buriya ntabwo aricyo ntacyo tumariye. Amadini nta mumaro urebye, nuko gusa ari ibintu byatugiyemo tukabimenye kandi nta n'umuntu ushaka kubivamo. Ariko nta wundi mumaro w'amadini, nta na Yesu bagenderaho. Kuko ibyo biramutse abantu bose bagendera ku Mana, ubu wabimenye neza ubu duhoye n'akaga hano kano kanya. Ubu tugize nk'ibyago muri iki gihugu bikaba. Nibwo wamenye ko nta madini ntacyo amaze. None se cyenda na kana madini idini rimwe ryagaragaye. Byibura rimwe ukavuga ngo dore iri dini riri hano. Katolika se ntabwo nubwo ntavuga ngo yatumye abantu kwica yose ntabicanye babonetsemo. None se hari ahantu hari urusengero rwa byibura hamwe hagaragaye hakavuga hati basi twebwe turitanze. Hari namwe sagaragara. Bose navuga ngo Gatolika yigeze tumara cyangwa ADPR yarabatumye, ariko ngiye nabaga muri ADPR yarabikoze. Ibyo byabereye muri ADPR byagiye bibamo. N'amadini menshi byabayemo. Ariko ntago nye navuga ngo ADPR yaratangaje ngo nimukora ibyaha ngiye ntabyo nzi. Ariko bya byose byarahabaye. Idini cyo rimaze niki ryakagombye ahubwo kubaho ubw'icyo gihe. Yego. Ari ryo byafashije abantu. Byibura bakavuga bati namwe turabiciramo kubera ko muri gushaka ko icyaha gitaba. Yego. Icyo ni kimwe. Nuvanga amadini rero ikintu hagenderaho cyane ni umurongo. Ni nkuko ubunye nshobora gukora ubucuruzi bwo gucuruza amashu cyangwa acuruza ingurube, ibibwana by'ingurube. None nge nkajya norora ingurube nziza, Emina wakorora amahene. None makavuga ati zino hene zanjye rero sasa nizo nziza kurusha ziriya ngurube. N'ubucuruzi. Noneho umuntu uzakunda ibyanjye azaza. Kuko nta muntu uzajya kuyobora ADPR atarize. Muzamunyereke ubu ntibishobora byashoboka. Ugomba kuba ufite amashuri ni iki? None se ni wa mwuka bara ni Yesu Kristo uri gukora. Kuko Yesu aza ntabwo yabwiraga mwantu umwe rero bwo mbasize, wowe ugomba kuburangije amashuri ya naye. Wowe ugomba gukurikiza ibi nibi. Katolika ntabwo nta muntu ndumva wayoboye muri Katolika. Ahubwo ugomba no kwigira ahubwo ibyo si no kwiga gusa. Yego. Nuvuga ngo rero icyo amadini agendeho umurongo wabyo ntabwo ari kiriziya, ari ibintu bitugeza ku Mana. N'abantu bavuga ko bitwaje Imana, ibyo byo barabivuga. Ariko umurongo wabo ni amafaranga n'ubucuruzi. Nta kintu amadini agenderaho. Yego. Nge umuntu uzamvuguruza kuri icyo kintu azazi ambwire ngo dore umurongo tugeza abantu ku Mana. Utararenga aho ngaho Emi ndashaka Emi nawe uremera yuko aya madini ari business hano uhariwe uri nk'umukatolika sibyo, kandi nuri bubihakane ndabizi ko ari sibyo. Ndi umukatolike rwose wujuje. Nawe wemera ko katolike namwe ani business? Urakoze cyane. Moses ibintu byose yavuze nabikurikiye. Yego. No kuvuga keretse ubundi ubugomba kubanza ukavuga ngo buri dini ryose cyangwa buri torero ryaturutse. Sibyo
itorero ryose ritaturutse kuri Yesu cyangwa kuri Yesu ryose ni business nkuko abivuze Moses. Ubwo na Katolika ariko business bari nicyo ushatse kwerekana. Hoya kiliziya ya Yesu ntaga ni business, nayo ni business ariko iganisha mu ijuru, ntaga igamije inyungu za hano ku isi. Ni business. None se ari igisambo cy'iby'ijuru, cya gisambo cyitwa Disimasi cyari cyaramenyereye kwiba kugeza nubwo kibye n'ijuru araryiba. Subizi se nayo ni business ariko yo kujyana abantu mu ijuru. Ariko nyina nk'amadini ba Moses basengeramo abashingiye ku muntu, Moses asengera muri Protesta baturutse ku witwa Luteri yari umupadiri wo muri Kiliziya Gatolika. Hari ibyo batumvikanyeho, yenda biri personnel n'ibindi bigize, aragenda yigarurira abantu nyine runaka. Mbere yuko urengaho, Katolika ntiyaturutse ku muntu. Katolika ituruka kuri Yesu, niyo dini yonyine ituruka ku Mana. Yesu yaravuze ngo nsizeho Katolika. Kiliziya. None se Kiliziya wansobanuriye ko hari ahantu hose ashobora kubarizwa urukundo. Katolika niyo yasigasiye nyine iyo Kiliziya ya Yesu niyo isigasira. Ariko ayo andi madini yose ubwo ba Moses nyine ngo bibera muri business. No kubona buri abari gucuruza. Mose muracuruza? Mbo icyo navuze n'ubu nicyo nongera gusubiramo, amadini kuko nk'ubumbaje ngo Katolika yavuye he, kuko ntabwo nizi ibintu by'amateka ngo mvuge ngo yaje guca mu mwaka w'uyu, uretse ko nabo nubwo babyiga cyane ariko hari ibyo batamenya. Nabo hari ibyo batamenya. None se Adamu na Eva baheho mu mwaka wa kangahe? None se barabizi Adamu na Eva bavuye mu mwaka wa kangahe? Ni ryari Imana yabaremye ryari? Babayeho tutaratangira kubaho rero. Nibyo bintu byose ko turi kubara dutangira kubara duhere kuri Yesu. Ariko nanone se ko byanditse muri Bibiliya kandi tutarabaraga. Ko byanditsemo. Nababwiye ko Imana yatanze umurimo. Imana yatanze umurimo. Yaraturemye ntago mpakana kwizera ko umuntu agomba kwizera. Ariko ntago Imana yigeze ibwira abantu uburyo bagomba gukora umurimo. Kuko kugera n'ubu uretse Nehemi n'umupadiri yaba na pastor undi wese nta muntu werekana, nta hantu Imana muri Bibiliya bigaragaza yigeze yereka abantu uburyo bagomba gukora umurimo. Yarabaremye ibaha ubwenge bwo kubaho, ariko nta hantu bigaragara, nta murimo yigeze yerekana ngo Bibiliya afashe madini yose uhereye kuri Protestant n'ayandi yose bitasavuga ko muri gucuruza. Na Katolika ni ubucuruzi kuko ntago wemera ko Kiliziya ari imwe Gatolika itunganye kandi ishingiye ku ntumwa. Ntago mbyemera. Impamvu ejo bundi mwarabyibone na mu bwanyu yaraturitsemo kabiri gucicikamo hari ikindi gicubo cyavuyemo. Ntubyemera n'ibyabaye. Nuvuga ngo nabo bagiye mu yindi business yabo. Bariya erega nakubwiye ngo nta muntu na Bibiliya irabivuga. Bibiliya irabivuga. Nyine ibyo bintu byahoze urumva namwe ubwanyu muri gice cyacitse kuri. Nyine impamvu babana nayo bajya kureba bagasanga wenda hari bitewe n'ibyo bishakira. Reka nibyo ndabyemera ko niho abantu bose baturuka. Ariko nyine urumva ni bwa bucuruzi nyine. None se abo bavuye mu ejo bundi si abanyabwenge nk'abo se? Ushobora kwibaza ngo niba werekanye ko aya madini ari gukora ubucuruzi. Ubundi nibihe bicuruzwa bacuruza muri aya madini? Yani atari Katolika, wenda reka Katolika wamaje kumbwira aho yaturutse, ntari bi Moses naraza kunyereka ibyo Katolika bacuruza. Ibyo bacuruza hari umufilozofe witwa Karl Marx. Sinibuka igihe yabereyeho, ariko harakantu yavuze ngo la religion c'est l'opium du peuple. Yaravuze ngo religion ni ikiyobyabwenge cy'abantu, cy'abaturage nyine. Ariko ntabwo ari by'ijana ku ijana ko hari n'abandi bamuvuguruje n'abandi bamushyigikiye, ariko hari ukuri kurimo yenda kutuzuye ariko kurimo. Ini partie de la vérité, hari igice cy'ukuri kirimo. Ariko icyo ngicyo kitari cyo, uruhande rutari rwo rw'ibyo yavuze nirwo ba Moses bakoresha. Nono ibi nyine biri uruhe no kuvuga opium du peuple. Opium du peuple, reba tuvuge nk'umuntu opium nkubwe ko ari ikiyobyabwenge. Suzi ko wabonye ko mu kanya nari ndi kubona ikiganiro wakoze no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bari kuvuga ko ibyuma bigiye gucika n'inzagwa n'ibiki byose. Hari igihe umuntu aba afite nk'ibibazo akanywa icyuma cyangwa primus cyangwa byeri kugira ngo abicecekeshe.
ariko iyo kigushizemo nye birongera bikajagura cyangwa urwaye nyiri nko kubabara nk'ahantu kakinywa nyine opium urabona iyo baguteye ikinya ubagiye uri nko kubabara nyine ugahita usinzira ntago ukizi ikibazo ni ukuvuga rero urumva ayo madini araza akabwira agahita avuga ati aba bantu kugira tubakuremo amafaranga kuko natwe tugomba kwihangira umurimo sibyo tugigomba gushaka ukuntu dukemura ikibazo cyabo bafite cy'agahinda n'ibibazo no kwibaza uko ejo bizagenda no kwibaza kuri losanse de la vie impamvu yo kubaho sibyo bagahita bahimba projet ubundi iriya ni projet ikomeye cyane bagahimba projet ubundi iyo ukoze projet no mu buzima busanzwe muri business ugakora projet itaje gusubiza ikibazo abaturage b'ahantu runaka ugiye kuyikorera bafite nta kintu uba wahiye n'abakiriya nk'ubu nka Emi Pro Media ku ruhande rw'indirimbo impamvu iba ifite abakiriya benshi ahubwo n'abandi muzana indirimbo tuzikore nuko yaje ari igisubizo cy'ibibazo abantu bo muri iki gihe abakatolike n'abandi bose n'abaporo bari bafite bakeneye umuziki unoze unyuza uryoheye amatwi ariko ngiye kubikorera tuvuga ibyo nkora ngiye kubikorera mu baporo kwa Moses ntago byafata kuko bo bara advanced bageze ku rundi rwego nje gukora indirimbo uya wazikora da wabikora ariko hari urwego rundi bagezeho nani kuvuga ko muri business iyo uzanye business itari igisubizo cy'ikibazo abugiye aho uri kuyikorera bafite urashya yego noneho rero dusubiye ku madini ni pro abantu bahita ubundi idini mbere na mbere mu gifaransa babyita religion mu kinyarwanda nibyo bita ngo iyobokamana noneho ubundi biriya bintu byaturutse biriya bintu nta muntu bigura mu isoko ntawe ubyigisha undi biri muri kamere ya muntu bivuga iki ni ukuvuga ni relation de l'homme à Dieu ni ukuvuga umuntu muri kamere ye yigira yifitemo inyota yo gusabana n'ikintu kimuruta kiri hejuru ye muntu ibintu adashoboye uko byagenda kose hari indi being etre supreme ibishoboye nubwo abatari kuyibona ariko ashaka uburyo ahimba azajya nyine ayihimbaza akasabana nayo noneho abo banyamadini bakomeye bize basomye ibitabo baraza bakakabyaza umusaruro ako kantu suzi ko ushobora gufatirana se nk'abantu bafite nk'ikibazo runaka ugahita ubafatirana ugahita ubabyaza umusaruro ubakemure nk'akabazo noneho baraza bakavuga bati bari abantu rero ubwo bashaka Imana bashaka ibyo bashaka babibuze reka duhimbe no projet tubereke ko hakurya y'ubugingo hakurya y'urupfu hari ubugingo sibyo ariko kugira ngo bazabigereho tukabashyiraho imihango bazajya bakora iyo mihango ijyana n'ibindi bikorwa nko gutanga amaturo n'ibindi byose uko byagenda kose hari amafaranga agomba kuba birimo hari amafaranga agomba kuba byihishe ukaba uri kwemeranywa na Emi ibyo bintu uri kuvuga 100%? Mbo icyo navuga ntabwo najya kwemera yuko ngo umuntu ngashobora ngo kubabaho ngo hari akantu ngo kamurimo cyangwa se ngo yumva kameze nk'Imana imurimo uko we birashoboka kuba yumva ariko bimeze ariko twebwe nko mu barokore nkanjye wabayemo kandi unabizi neza Imana irahari Imana kandi iranavuga irahari kuko nanjye ubwanjye yagiye mbwira nanjye irahari nuvuga ngo rero nge nemera ko Imana ibaho ariko icyo navugaga mu madini nubwo ibaho babigize nk'ubucuruzi kuko iryo dini rya ADEPR uvuga ryavutse rivuye kuri katolike ubu ugomba kwibaza uyu munsi wa none ADEPR induru zikunda kuvuga vurugutu ko biri no kuri social media bantu bakayirwanya bantu bakayisebya bantu bagakubita hirya no hino ariko wajya kubona ukabona ntiranduka ntivaho abantu hirya bakajya guca ibintu bikabarangana abantu bagasara ADEPR abarivamo abayisebya bagira gute bikagumaho kuki ubwo nta kantu wumvamo ubwo nta kantu uri kumvamo reba amadini yose ariko wajya kubona ukabona n'ubundi ryatorora cyahari nge kuri ngewe rero kuri nge ADEPR nta ngewe ubwo mpita numva ko ari Imana ni Imana ADEPR ni Imana ntabwo mvuga ngo ni Imana ituma rigumaho kuba ririho na katolika nayo
kubiriho ntabwo ari ukubera impuhwe z'abantu cyangwa z'isi ziyigize, nayo urumva Imana ituma ibaho, ariko ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ndabategetse muba abakatolike, hanyuma mwebwe rero umurimo muzakora ugomba kuba papa wowe ukaba padiri, wowe ukaba pasitoro, wowe ukaba umudiyakoni. Ibyo ni iby'abantu bagenda bashyiraho. Iyo babikoze neza, ntabwo uzi ko Petero ari we wasimbuye Yesu, urabyemera? Ntabwo yigeze asimbura Yesu Kristo, ko ntigeze adupfira. Ni umuhagarariye hano ku isi. Wa ntabwo amuhagarariye. Ni we da. None n'abapapa bose. Nasa n'umwuka wera. Kuko twebwe Yesu ajya kugenda yaravuze ngo ngiye kubasigira umwuka wera, kandi uwo mwuka wera mbasigiye azabana namwe. Bivuga ngo ne Yesu bazaba bakiri kumwe. None se ubu najya gusenga abantu mu izina rya Petero rero ndagira ngo mfashe? Ntabwo ari byo. Dusenga Imana yo mu ijuru, kuko utajya no mu idini wasenga ugakizwa. Kuko umuntu nazo umuntu utari muri Katolika ntabwo ari umukirista. Nazo umuntu utari muri ADPR ya kiliziya nta mukiro haba. Umukiro ande horo dore Eglise. None se icyo iyo kiliziya iri mwiki? Dore mwebwe ikibazo cyanyu. Mwebwe musenga Imana, Imana mwebwe musenga ni Imana mwe mwiremeye imeze nk'agakinisho. Mwebwe Imana yanyu murayitegeka ngo nk'umugore nta mafaranga. Ibyo rero namwe nyamurira ibibazo. Ibyo noneho tugiye kuberebera hamwe noneho turebe. Yesu yaratubwiye ngo mujye muvuga ngo dawe uri mu ijuru, icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru. Ni ukuvuga twebwe muri kiliziya imwe itunganye kandi ishingiye ku ntu. Twebwe uko dusenga nkuko Yesu yatubwiye. Ngiye ntago ndwaye nategeka Imana ngo nkiza, cyangwa nk'ubu ngura bizi ko nkeneye amafaranga. Ahubwo nimwe muyitegeka rero. Reka nkwereke mwebwe nimwe muyitegeka. Nkwereke kuntu ari mwe mureba Imana, kandi ngusomere no muri Bibiliya. Ndagusomera muri Bibiliya nkwereke uburyo mwebwe ahubwo ari mwe munyuranye n'Imana. Icyambere kimwe abantu nibo basenga ibishushanyo. Bafata ishusho ya Bikira Mariya kuko nimba ushaka kugira ngo turebe ibimenyetso, kuko nimba ari ibimenyetso uri gushaka kureba, turebye ku bimenyetso by'ukuri wasanga ari mwebwe munyuranye n'umurongo w'Imana, kuko mufata ishusho ya Bikira Mariya hari mukajya kuyipfukamira. Kandi Bibiliya ibyo bintu irabyanga. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibaje gisa n'ishusho iri hejuru mu ijuru cyangwa se ku butaka. Birasi ibishushanyo se mushushanyo. Uretse ko nabacira urubanza ngi ntabwo ari guca imanza, ntabwo burya ibintu byo guca imanza sibyo, kuko Imana niza abaye ni we kwizera kwawe. Ariko ne dusoma Bibiliya ni wowe uremeze n'Imana. No twebwe ibyo tugenderaho, nge navutse ndi mu itorero rya ADPR, ntabwo nigeze ndirimo. N'uyoboye ADPR uyu munsi se wayiremye. Nose Mose reka nkubaze ko ushobora gusanga nko mu biro by'umuntu w'umuyobozi runaka harimo ifoto ya Perezida wa Repubulika, abamusenga. None se ko reka maze nkubaze, kwizera ni iki rero? Buretse abamusenga. Ubundi se wowe ko ufite ifoto ya mama wawe uramusenga? None se reka maze nkubaze, mfite ifoto ya mama wanjye ku buryo muhora n'amasengesho ye. Mariya mutagatifu umubyeyi uhuza inema n'Imana, warushije abagore biki byose buri mwanya ukamukora indirimbo. Oye, nitujya muri ibyo nujya gucukumbura urasanga ibimenyetso tuvuga ari byo biri buze guhura n'iby'ukuri, kuko no kwishakira izindi mana. Ni mwebwe mu buryo bugaragara nimwe mwishakira izindi mana, kuko twebwe Imana dusenga niyo bavuga ngo turitegeka duha amaguri, ariko baraboneka. Twe turizera ibyo twatuye bikaza bikaboneka, kandi koko turabyizera bigakunda. Uretse ubutubuzi bugenda buza gusa budusaba amadini, ukabona abantu benshi bari kubyitwaza ngo ibi n'ibi. Oya, twebwe iyo ushaka Imana urayibona. N'ubu kandi nta nubwo bisaba kugira ngo bisabe kubura umwadeperi. None se ubuyeme inzu gitangira ibya studio. Ema gitangira ibya studio najyaga musanga za Nyamiramba hano mu mahegeni. Ema arakomeza n'ahantu hesha yenda gakorera. Akiba no muri yakiga no muri ya kaminuza hano ya Kimironko ntuze nimba ari muri kiye nimba ari muki. Yakoreraga studio ari ibintu ubona bidafasha, ariko reba urwego amaze kugeraho. Nose siko kwa kwizera buriya warizeye. Buri ibi bintu ugezeho oya nugushaka kw'Imana ntago nigeze Imana ari gushaka kw'Imana. Iyo udakora ikintu ntabwo Imana imenya gushaka kwawe. Ngo ndagira ngo uzicare hano gume hano mu nzu, gushaka kw'Imana kuzakugaburira utagize icyo ukora. Ahubwo Imana urakora ikagushyigikira, ariko nanone ukizera ibyo ukora, kuko ukora ibintu utabyizeye. Nk'ubu uravuze uti bantu mudukurikiye mukomeze muze tubakorera ibintu byiza, kandi koko ibintu ukora ni byiza cyane, nabo barabizi, abantu bose bamaze kubimenya. None se si ukubera ko ubikora nyine kandi wizeye ko ibyo bintu nawe byiza umaze kubyizera ngo hagarara ujye kuri kamera TV ya muzaza cyangwa umurorere n'ubundi po
wicecekere ntabwo byashoboka kuvuga ngo rero gukora ni byiza ukanizera n'ibyo ukora twe rero twe turabyizera ariko rero tutazabona abantu bari kuvangavanga ibintu ukabona abantu barica ibintu ejo ukabona umuntu ari kwisaza ngo Imana ivuze gutya atari nabyo ni umuntu umwe ubikoze nyine abantu nta hantu kuvangirwa kutagiye kuba ariko insengero zose ikintu nge numva umuntu yakora wowe nimba wemera ko Imana ibaho ni wizera Imana yawe nta bindi ntujye muri katolike ujye gushaka Imana kuko Imana ntabwo ari muri katolike iba gusa no muri ADPR ibamo ahubwo ikibazo hano kiri twebwe turashaka kwikita Imana ikitari cyo turita Imana Moze ndashaka kukubaza uretse gato Moze ari ikintu kimwe nshaka kuza kuvuga ari cyo ndibuze no kubwira Emmy sibyo iyo tugiye mu bantu cyane mu bantu bafite wenda reka tuvuge ku mafaranga sibyo mu madini cyane iyo turebye amafaranga n'ubundi dusanga katolika ari iri imbere sibyo usanga ngo nibo bafite amazahabu menshi nibo bafite ibikorwa byinshi mu gihugu nibo bayoboye ugasanga ahantu hose urugero dufite amasantere donc ibigo nderabuzima biri mu Rwanda nka 60% n'ibya kiliziya yego ibigo by'amashuri uri kubyumva sibyo uri kubyumva hari n'ibindi bikorwa byinshi bya katolika byinshi ariko bidasobanuye ngo na protesta cyangwa se ADPR n'andi madini agiye afite ibikorwa byinshi hano mu gihugu ukibaza niba ari abantu koko bafite ibikorwa nk'ibyo ibyo bikorwa biza kuko ya mafaranga atabonetse ayo mafaranga avahe akora ibyo bikorwa hahandi ushobora kwita usanga nabo bari mu bucuruzi ahubwo nyine urumva icyo Emmy yavuze yanagisobanuye kare ubundi iri toro rya katolike cyangwa iri dini rya katolika niryo ryaje mbere yego niryo ryaje mbere hano mu Rwanda hari indi dini zagigeze ribanziriza nuvanga iryo dini riza rero unamenye ko katolika ni nayo yagize abantu bize mbere yego ari nayo mashuri wavugaga buriya niba ibintu tujya kuri toilette tukajyayo ibyo bintu byose yo kurikiranya amateka katolika niyo yigisha abantu isuku yego niyo yigishiye niyo yazanye ubwenge katolika niyo yajijuye abantu ibyo byo natwe turabizi nibyo dukora buriya nibyo tubareberaho iryo dini rero rirakomeye ariko nanone rugo ryakoze biri ryabikoraga rivuga Imana kubera ko rikiza rero nanone ntabwo ryakaka amafaranga kuko aya madini yose none se katolika uyuvuga ikicaro cyose kugira ngo kibahe Kibiroma none hano none si Roma ho kibana ni mu gahugu kibamo none kikaba ahubwo gifite igihugu cyacu ni katolika ifite igihugu cyayobora ADPR rero twebwe igarukira mu Rwanda hari mu Rwanda gusa sibyo ni dini hari ukuntu ni hano Kigali Nyarugenge hari nta handi kiba nta nandi ADPR yanyu cyangwa murakode oya ADPR nta bikodeshe namwe mavuriro batangiye kuyagira niba amashuri barabifite biki noneho reba ikindi kintu nabivuga hari ukuntu umuntu agirira neza abantu sibyo yamara kubagirira neza ahubwo akaba ari akabasahura dore icyo nakwereka karo ndabyemera ugasanga umuntu acuruza urumogi ya mafaranga akuye mu rumogi agafasha nk'abantu ngafatamo duke agafasha abantu sibyo na katolika ibyo bintu ni nka kwimeza kuko usanga nibo bafite imitungo sibyo kambujya kano gato nka Emmanuel urumva ibi ugasanga imitungo yose nibo bayifite kandi bagakuramo ibyo bafashisha abantu tukabona n'ibikorwa byiza bakora ariko Moze nawe nkugarukeho wabivuze neza ubivuga neza uravuga ngo aba protesta cyangwa abo bose bakomotse kuri katolike nibyo koko sibyo kandi niba umuntu umwe yariyomoye akavuga ati ngewe ngiye gukora ibyanjye arasohoka afikireho umurongo ngenderwaho ibintu bye sibyo avuga ati niba ari ADPR ngenda ashyiraho ibi nibi umuntu wese uzemera azakurikiza ibintu ashyizeho sibyo aho hantu nagomva ko namwe hari ukuntu mushobora kuba muri kugendera ku bitekerezo by'umuntu umwe mutari kugendera kuri bya bindi bibiri babwira oya njyewe icyo navuze nagisobanuye n'ubundi nibyo navuze ngitangira aya madini yose ikintu akoresha kora intwaro igira uhereye kuri katolika abo badiva abo ADPR bose intwaro bagira ni Bibiliya iyo Bibiliya rero ifite nta uvugamo shitani avuga Imana ahubwo akavuga ko ariyo nziza ko shitani ari we mubi none kandi nta muntu ntawe ndigera numva avuga ngo uzakora ikibi ariko icyo nakubwiye impamvu ari ubucuruzi ADPR igira amahoteli no ku Gisozi Nyirengera igira n'ibintu byinshi cyane ibikorwa bitandukanye katolika yo niyibirema niyo byo nyirabyo nayo mashuri ngaho se nimba koko idini ari y'urukundo kuko Bibiliya ivuga ko idini nziza ari y'urukundo genda wabuza ahantu uri bakwirukanye nk'umunzi uri mu ADPR n'urugero nibwo nshatse gutanga ugenda ugate ngo ndashaka kuryama mu hoteli da ni yacu rwose ndakennye dore banyirwa mu muncumikiyemo dore ndi umukristo mwene wanyu baguhamagarira security icyo gihe ubwo ndagira ngo ribu niyo yakagombye kuza mbere umujura yaduteye ubwo rero nicyo nakubwira ngo amadini harukundo iyo katolika uvuga se yakwishyurira
wagenda ukajya mu bitaro urwaye bakakuvura ntibakwishyurira. Ninde wakwishyura ahubwo ngiye kuntu mbona amadini yaje kuvuka. Ni bwa bucuruzi nababwiraga. Ngiye nabahaye urugero kandi mubanze munarwumve. Ni ubucuruzi. Nta muntu gusa umuntu wamenye Imana yarimenye. Yego. Nimba naramenye gusenga Imana nkabana nayo nkarina nkoranyize nzi Imana. Nebyo kuvuga ngo ndarebera ngo kuri pastor oya ibyo nukubeshya. Ivurugutu yabo turayize nduru zabo iyo ADPR muvugana urusaku ruraza Gatolika nayo iri gucikamo kabiri cyo ndi hacitsemo abandi baragiye n'amadini yose usanga ari ibibazo gusa biraho. Akubura ntiwasanga bapfa n'amafaranga. Nibyo ntiwamenya nyine dore ni nta kindi gishwanisha abantu nta ukorera Imana. ADPR yagiye kuvuka ubwo bazakurikire barebe. Moses murashaka kuvuga ko Kiliziya ya Yezu nge niyo ndi gukomeraho niyo nahereyeho. Wambaje ngo Kiliziya ngo ikomeye ngo niyihe ngo yemeye ngo niyi. Nabwe ni yandi ya Yezu yavuze y'urukundo. Wibuke ko Yezu aza nkuko nabitangiye mbivuga hari abafarizayo abasaduseyi nabo bize baminuje. Yego. Nge ntekereza ko ahubwo Mose mbwira bura ntitwavuga ko ushobora gusanga abantu barahengereye Yezu amaze gupfa agiye atagihari bagahita abafarizayi bagaruka bitwa ndi mazina ugasanga mwebwe nk'umwari nk'abafarizayi cyangwa mwari abasaduseyi bandi yakubitiye mu Kiliziya hari mu rusengero bitwaga ngo ikihari wasanga aribo bahise babatizwa izina ryanyu n'urugero. Abo bafarisayo n'abanditsi n'abazerote aho baza uretse ukomeza. Hari kampani yabagaho hano mu Rwanda yatwaraga y'ubwikorezi bw'abantu. Sinzi ukuntu byigeze bigenda haza ibintu by'ibivuruguru gutyo ngo ihitigaruka yitwa irindi zina ikomeza kuri za modoka yakoreshaga n'abashoferi. Namwe ntiwasanga ari mwebwe mwari muri rwa rusengero rw'abandi Yezu yakubise imihigo. Aho rero urumva ko arivuguruje Emmanuel nawe. None uruzadore ngiye. None se umaze kuvuga ko ari mwe mwabayeho mbere. Nimwe mwari muriho. ADPR ivutse ejo bundi oya nawe yavuye harazwe. Nande yavuye harazwe. None se abo barwanyaga Yesu bundi bari bandi. Dore abafarisayo nimwe nyine. Nimwe mwari mumunsi. Uko ayo mategeko nimwe mwari muyazi. Nimwe bigisha b'amategeko. Nimwe muniga ibyo ngibyo mihango yose y'amadini. Ahubwo abafarisayo nimwe nabanditse. Kuko nimwe mugendera ku mahama avuga ngo ugize gukibi birabushijwe binebe. Gusa amadini yose urebye hose abafarisayo bariyo. Kuko ni wacu bariyo. Kuko iwacu birazira kiziririza ntago wakambara ipantaro. Iyi ni mihango nyine y'amadini. Nibyo nakubwira idini ryose. Idini yo rigiye gukorwa nk'ubu ngubu nshobora kuvata ngiye kuba pastor. Ngiye gushinga idini runaka. Icyo gihe leta y'ibinyemereye nkaba mfite ibyangombwa byemewe nkashinga rwa rusengero. Ntabwo ndi buzane nka bya bintu nanone byo muri Katolika bya bindi byari bisanzwe. Ikintu ngomba gukora ni ikintu kimwe. Ndagenda nkavana okay. Nimba abantu batari bemere kwambara ingofero none ngenda byemeye ariko muzajya muyambara muyirebesheje inyuma. Noneho nimba umuntu yacongaga ubwanwa gutya none hano ugomba gushyiramo akantu k'umweru. Nge none nibyo ngiye gushyiraho. None amapantaro ntacyo mujye mwambari amakabutura. Ngenda byemeye ariko ntimwambara utumene. Nge nkamera ikabutura ariko nkanga kamene. Uruma ngo ni imihango y'amadini. Ubwo nuba ngo dogitrimine rero zitoro tuba ziba zihari ariko ntabwo ari ko gakiza. Buri muntu ashinga ibyo bitewe n'inyungu ze. Namwe Katolika ibintu byose mumera nkaho mubyoroshye ariko namwe hari aho muvuga muti wajya ibyo twemera natwe ni ibingibi. Nuvuga ngo rero ntabwo abantu ibyo ari bituma abantu babona Kristo ahubwo ibyo ngibyo ni imihango y'amadini. Ni nako kwa gusubira namo kwa y'amadini. Ariko ntabwo bivuze ko Katolika ari idini ryaturutse ari rya Yesu. Kuko Yesu ntabwo wavuga ngo yari ntayo madini ntiyabagaho. Mbese Yesu ntabwo ari umukatolika. None se babyanditse kandi ari Kristo. Niwe Kristo. Nuvuga ngo Kristo ahubwo yasize abantu. Nibyo natangiye nkubwira. Ahereza abantu umurimo mugende mubwiriza amahanga yose. Se Mose buriya nkabura nka Yesu aje agakenera gusenga. Aje nko mu Rwanda nko kucyumura agashaka kujya gusenga bura yasengera yajya he. Yesu ubundi agendana n'abantu bakishwe n'abantu bamwizera n'abamwemera. Abamwizera bose bakorana. Batizera amadini. Nyina ashatse kujya gusenga ubwo yasengera he. Ni ureba mu mutima wahabwirwa n'iki? Ntabwo wamenye mu mutima wawe. Kuko abantu bose tubona bakaraba bakambara neza bakajya gusenga. Umukristo wamubwirwa n'iki? Kuko hari umuntu ashobora kugenda agiye gusenga atari umukristo. Kandi umukristo ari uwabatijwe. Oye, bira ntacyo bivuze nase kira gisambo cyari ku musaraba yahaye ijuru. Harugwa kira gisambo cyapfuye kibatijwe. Yacemerijwe ati mukatoro turi kumwe nase yarabatijwe. Ibyo niyo ya mihango y'amadini nakubwiraga. Usanga bamwava ngo twe turabatiza ku gahanga. Abandi ngo turabatiza mu mazi menshi. Nibyo ko kuri mho iyo mihango wayikora. Ariko ntago ari imihango ijyana abantu mu ijuru.
ni imihango y'idini ira ni kiriya imihango gisambo cyangwa ya ndaya yitwa Mariya Madalena nayo biri mu ijuru ntabwo yari none se ntiyagiye mu ijuru we kubatizwa urabatizwa uri mu itorero urabatizwa imihango yose ikagukorerwa uri umunyetorero nta n'ikibazo ibyo kintu birimo bitewe nuko bumva ibintu ariko ntabwo kubatizwa utabatijwe n'amazi ariko cyatuma utajya mu ijuru icya mbere ni ukuba wemera neza ibyo wizera naho ikibazo kiba kiri nta handi naho ibyo kuvuga ngo kiliziya se ni iki hanyuma se bo badeperi bo ni ibiki abadivese ni ibiki byo ni ibiki muri kuvuga amadini nta n'icyo anatumariye ubundi narebye amadini se amaze iki amadini yakwishyurira inzu amadini ariko avuyeho urumva hari ibintu mu kanya uvuze byahita bivaho hari amashuri yahita avaho hari amavuriro yavaho kubera iki se baguma bagakora business ariko bifite ukundi babyese erega mumenye ko katolika itandukanye n'aya madini yacu biratandukanye ni ikintu kimeze nk'ubutegetsi bw'isi iriya ni ubutegetsi kandi bwa bundi bukomeye udashobora kumenya uko bukora bwo mu ijuru bwo mu isi hano kuko gatolika isi irimbutse na gatolika yarimbuka yarimbuka nayo kuko gatolika ntabwo ari imana ntabwo ari imana katolika ni abantu baje baturuka nyine bavuye iyo ngiyo gusa ariko bakomeye kandi twe kiliziya ibamwe ibice bitatu hari kiliziya iri mu rugendo hano ku isi ubu niyo turi mwo hari na kiliziya y'abantu bari mu isukuru bamwe bari muri purgatori rose iri muri purgatori ibyo ni bya bintu byo kubeshya abantu byabo nawe wivugiye na kiliziya iri mu ijuru y'abantu y'abahire abatagatifu mwebwe nta n'abatagatifu mugira mwese bari mu ijuru hehe se bagaragazwa n'iki umuntu wagiye mu ijuru wenyine n'ubu ngubu wavuga mbe birivuga ni Eliya n'Enoki nibo bagiye mu ijuru abo ngabo n'Yesu Kristo nibo wavuga bagiye badapfuye abandi bose barapfuye na Mariya yarapfuye kuko nta muntu uze hazajya unyereka ahantu Mariya urya agiye mu ijuru avuga ati do abisobanuri yerekane ko Mariya ntabwo Mariya ari Imana Mariya nawe ni umuntu ntabwo ari Imana Mariya ni nyina w'Imana ntabwo ari nyina w'Imana Mariya yabyaye none se Mariya ataravuka Yesu ntiyabagaho Mariya atarabaho Yesu yabagaho none se reka nkubaze Mariya ataravuka ise wa Mariya ataravuka Imana ntiyabagaho Imana yabagaho none se wo muvuga ko ari nyina w'Imana gute kira ni ikimenyetso cyabaye ni ikimenyetso yakuriye mu bantu nyine yakurira Yesu yari kuzasa nk'Imana bigashoboka ntabwo twari kumubona nase ubu wareba Imana n'amaso yawe y'umubiri ariko byabaye ngombwa akavukira muri Mariya ntabwo rero ari Imana Mariya ni umuntu nk'abandi ntabwo reka nk'urugero kugira ngo umve ibya Mariya neza ubu turi kuganira tudakoresha ariko turi kuganira muri make nk'ubu ngubu manwe nje hari umudamu wakanyakira uhari ibiryo akabinzanira ku isahani nkabirya nashimira soso cyangwa nashimira isahani washimira wabiguhaye nuko rero na Mariya nuko bimeze ntabwo nashimira isahani Mariya ni igikoresho cy'Imana kandi kuko Mariya ni umubyeyi koko yagaragaye nk'umuntu utarufite inenge koko rwose pe ariko ntabwo ari we remye Imana yakoze ibyo Imana yamutumye arabisohoza ntabwo rero Mariya ari Imana rwose abantu bamusenga barayobye ntabwo tumusenga turamwiyambaza ariko uyambaza umuntu nkawe gute kandi cyagiye abakurambere baramwiyambaje birakunda hari abantu mu bukwe bw'ikana bari babuze icyo kunywa baramubwira ati mubyeyi dore aragenda abwira Yesu ati ntacyo kunywa bagifite hanyuma se kutiyambaza Yohani bagiye bakora ibitangaza ba Petero na na ba Pawulo bakoze ibitangaza kuko yagiye abwira Yesu ati dore babuze icyo kunywa yaramubwiye yabwiye nk'umwana we yabwiye umwana we ati nzi ko bishobora rwose kandi Yesu kino nacyo gitangaza cya mbere yarakoze mwabura bukwe none se Mariya niki yakoze ariko umva ko Bikira Mariya niba ashobora gutegeka Imana ikabikora ntabwo yategetse Imana kuko na Lazaro yazuye Lazaro baragiye bagiye kumuhuruza baramubwira ati dore ya nshuti yawe yapfuye ntabwo ari Mariya wabwiye Yesu ibitangaza akora hari naho yahuriye na Petero mu mazi bageze mu mazi ati se nanjye nahanyura databuje ati ngwino nawe unsange agendamo Petero mu mazi amaze kugeramo ahita yibuka ko ari hejuru y'amazi ararohama Yesu aramurohora avamo nasubu benshi bagiye bakorana ibitangaza nabo hari nawe yabasanze bari kuroba amafi arababwira ati nimushyire urushundura iburyo amafuba menshi ubwo sabo abantu benshi bagiye ibitangaza Yesu yarabikoze ngaho nyereka ahantu Mariya igitangaza yigeze akora nimba koko ari Imana akwiye kwiyambazwa niki Mariya n'igicurane ariko hari ibintu byinshi tumwigiraho byananiye abandi nko kubisugi gukomeza kubisugi usana mwisi nta sugi dufite ubu hano mu Rwanda nta sugi dufite yarabyaye ariko akomeza kubisugi ibyo bintu ndagira nkubwire rero nkubwire yabyaye inda y'umwuka kuko nagira nkubwire ngo ntabwo Mariya ajya kubyara Yesu yigeze ahora na Yosefu ntabwo byabaye ntibyigeze bibaho ni inda y'umwuka
niyo mpamvu yagomba kuba isugi kwiraninda y'umwuka. None ariko nta nubwo yigeze akora icyaha. Icyo gihe byasanze uko Bibiliya bigaragaza uko bivuga. Erega nanone ibi bintu tuba twumva muri Bibiliya Manuel, tuzagenda tubisesengura n'imirongo Bibiliya tuyisome. Ubundi muri Bibiliya harimo imvugo nyinshi muri Bibiliya. Buriya Bibiliya harimo imvugo y'Imana, hakabamo n'imvugo ya Satani, hakabamo n'imvugo y'umuntu ku giti cye. Kandi ari ijambo ry'Imana. Gute? Ibyo rero nibyo rero tuzaganiraho mu kiganiro gikurikira. Ibyo nibyo rero tuzaganiraho. Bibiliya igiramo imvugo nyinshi. Kuko muri Bibiliya haranditse aho tuzahagaragaza hose, ibyo byose tuzabigaragaza mu kindi kiganiro. Ahantu Imana yavuze ubwayo, ni Imana yabivuze, ngo yari itegereje iri mu ijuru, ngo ibona mu isi nta mukiranutse n'umwe wigeze ubaho, ngo ndetse ngo nta n'ushaka gukora ibyiza. Hari naho Yobu yavuze ngo umuntu ni iki kugira ngo yere, n'ubyawe n'umugore kugira ngo kabishywe nk'umuntu nkawe wo gutomera ibyaha nk'amazi. Urumva ko rero ibyo kuvuga ngo ntiyakoze icyaha, none se ubwo Bibiliya yaba yivuguruje. Nuvuga ngo Bibiliya bisaba kugira ngo uyisoma kandi witonze, ureke kuyisoma nk'imvaho. Kuko ibintu byinshi byanditsemo, hari ibintu byinshi byanditsemo kandi ugasanga bitari byo. Muri Bibiliya birimo ibyo tuzabisangamo. Nk'urugero kimwe, ibintu bimwe byinshi ushobora kureba ugasanga atari byo. Nk'ubu ngubu ndagira ngo banze nkubaze ikibazo kimwe. Ubundi se Yesu ni umuzungu cyangwa ni umwirabura? Yesu yari umwirabura cyangwa yari umuzungu? Si umunyaziya. Ubwo ni umuzungu. Abanyaziya nyine ubwo ni uruhu rw'umweru. Nyamara muri Bibiliya handitsemo ko Yesu, uri kubyumva? Ntuze Dawidi. Dawidi nyine ngo yari umugabo muremure mwiza w'inzobe. Kandi Yesu ni mwene no mu rubyaro rwa Dawidi. None ko byanditsemo. None se abaye gutuma umunyaziya rero? None se abazungu bose si inzobe? Nta nzobe. Abazungu, inzobe ni Ikinyarwanda n'Abanyarwanda, inzobe ni Abanyafurika. Kuko Abanyafurika bagira ibikara. Kandi hari na Bibiliya isoma ugasanga uriya nibagiye uriya mugabo wagendaga nese ni Toma. Yari umugabo w'igikara. Yari urukara. Toma yari urukara. Uzasoma muri Bibiliya y'Igifaransa, Toma ni urukara. Ni urukara? Ni urukara black. Ubisobe muri Bibiliya. Tuzagaruka mu kiganiro mirongo yose turi kwibere. Twazanye Bibiliya. Ubuze dufite reference. Neza kugira ngo abantu batajya mu rujijo. Ari urukara. None se kabo bantu bari abazungu. Babaye ibikara bati. Nuvuga ngo rone mpamvu nakubwiraga ngo Bibiliya irimo imvugo nyinshi cyane. Ngo iza shitani, iz'abantu. Harimo imvugo y'Imana, hakabamo n'imvugo ya shitani, hakabamo n'imvugo y'umuntu ku giti cye. None se ni gute Imana ivuga ngo yarebye mu isi yose ibona nta muntu n'umukijijwe, nta muntu ushaka no kumenya Imana? Ibyo byo bisobanura iki? Aho rero urumva ko tuzaza twabiteguye neza ku buryo nanone tumenye izo mvugo neza rero sasa. Tukamenya n'imvugo y'umuntu, tukamenya n'imvugo ya Satani. Izo mvugo zose muri Bibiliya zirimo. Kuko harimo n'amakosa agenda agaragara Bibiliya yagiye ikora. Ntago ari birekoze abantu bagiye bakora ku giti cyabo. Nayo irimo kandi tuzagaragaza. Nuvuga ngo rero ntabwo wajya kuvuga ngo Kiliziya, kuko kugera umuntu ubu niyo yaba nk'abo bapadiri banyu biga, kuko bo bariga cyane, bo ibyo baba bize amateka. Nta muntu azaza dusomera no muri Bibiliya dusoma. Asinashaka some ntagatifu yerekana ati Yesu ronge Kristo ndabasize, mbasigiye itoro rimwe ryitwa Katolike muzarikurikire, cyangwa mbasigiye ADPR, ngaho muzanyereke ko Yesu ahara ntabigaragaje bivuga. Nge muzahanyereke ibyo byose tuzaba dusobanukiwe. Ibyo byose ni ibintu bagiye uzi impamvu se. Urabona Petero urabyemera ko ari we nyine wabaye papa wa mbere? Ndabyeme. Petero wabaye iki? Wabaye papa wa mbere. Petero wabaye papa wa mbere? Ni wabaye papa wa mbere. Kubera ko ni we nyine yabaye papa wa mbere gute se? Nge ibyo simbyemera, ntabwo ibyo byemera. Ntabwo Petero siwe ni rwe rwa rutare Yesu yubatse we. Ntabwo rega mwebwe nkuko ubu natwe dushobora kurema umuntu witwa Yesu tukavuga duti uyu nguyu uyu mupasiteri yabikuye kuri Yesu Kristo. Ibyo nibyo murema. Bari abantu zari intumwa ziri kumwe na Yesu. Bari abigishwa ba Yesu. Yesu arabasiga. Uzi ko papa uriho ubu ngubu akomoka direct kuri Abrahamu. Ariko ibyo bintu reka akomoka direct abari mu muryango. Ibyo bintu bavuga ni byo gupfundikanya. Hoyereka impamvu nyine ibyo mu mateka biranditse, baba bafite n'ibitabo bagenda bahinguriramo, kuko no kuntu biragiye yandikwa ni ibintu by'imizingo bagendaga batoragura ahantu henshi no kugira ngo bigereho. Harimo n'ibintu udashobora kumenya neza n'ukuri kwabyo, kandi nidusoma birabura muzomerwa. Hari amagambo ari no muri Bibiliya usanga hamwe mbyavuga,
hari ugasanga ntibihura. Hari nk'ibibiri muri Mariko, wagenda wagera muri Yohana ugasanga biravuguruzanya, ntago byose bivuga kimwe. Ibyo rero bagenda batoragura bavuga ngo penguri ya papa ngo aturuka kuri Aburahamu. Nakubajije, Adamu na Eva babayeho ryari? Adamu na Eva none se Yesu yaje mu Aburahamu ariho? None ngiye kubanza maze manwera ikibazo. Igihe Aburahamu yarariho, igihe Yesu yarahari, Aburahamu yabagaho? Uzi kabo bantu nimye nabo ubwabo nababivuga ni ibintu bagenda bagiye bapfunikanye mwe bakagenda bahuza ko biri hari ibintu igenda ihuza. Sinzabibereka se, hari ibintu bibiri igenda ihuza bimwe na bimwe. Nibyo nababwiye muri biri harimo imvugo eshatu, ahubwo ni na nyinshi. Gusa imvugo tuzagaragaza cyane cyane imvugo y'Imana ni y'umuntu ni ya Satani. Harimo ibintu by'abantu nuvuga ngo urajya kuvuga ngo uyu papa uriho no kwa Aburahamu se wabanje zo gukanyereka isano byibura no hafi kwa Yesu byibura. Ibyo nibyo bya 2004 ubusamanwe ugira ngo hacimwe imyaka 300. Ibisekuru za bukiri kubasha kubikura neza bukibyibuka. Birabene no gwavuga ngo barandika ni ibintu bimwe na bimwe nyine bagenda nyine byose bishingiye kuri politiki genda ipfunika yikubira. Nkuba depera mu myaka nk'ibihumbi binga nizagera bazavuga ati niyo yemewe cyane kurusha ibindi byose Katolika, ahubwo nibo barwanyaga nibo barabanze b'Imana. Dore nitwe kuko ifite ayivugira. Ariko ubu nta jambo ifite kuko iri mu gihugu cy'u Rwanda honyine ntihigarukira. Namwe Katolika ko muyoboye isi none ibi twabivanye ibi byanditse se si wanyu se bigenda bituruka iyo umuntu uraguhereza ibyo yanditse abyandika uko ashaka bimwe na bimwe. Ibyo byose ari amakusanyiro nkuba hari inzandiko ziba muri Bibiliya yanyu twebwe iwacu zitabamo kandi tutenemera. Mugira ibitabo bike impamvu tutabyemera tumwe uravuga ati ibi ntabwo ari byo abangaba icyo gihe ko mwabonye bibakoma nyine biri kuba kuri mudashaka nyine nibyo nakubwiraga. Harimo nyine nukurikirana ibintu by'amadini uko nababwiraga ntabwo ibintu by'amadini ari ibishaka kugira ngo tumenye Imana nyamana, ahubwo ni ibintu bitubara mu nzira yabyo. Nk'ubu urabona ko amastudio ariho uri mu producer ukora indirimbo. Nk'ubu umuntu wundi najya gushinga studio ngewe nzagenda ngaragaza ibyiza nkora kugira abantu bankurikire, ariko nanone uriye ndamusebye ndava ntimiho ya we ibyanjye nibyo biryoshye kurusha ibyayimi. Ariko mwagiye mwemereye makora ibiki kandi mu by'ukuri indirimbo barazisohora kandi abantu barazikunda ziranaryoshye nta n'ikibazo zifite. Ariko nanjye kugira ngo nanjye banyoboke ngomba gushaka akantu nkubitamo kugira ngo mpangane nawe. Ibyo rero niko n'amadini ameze n'ubucuruzi, ariko ntago bikwiye ko Imana ibaho. Ni ukuri Imana wayishatse ku giti cyayo Imana urayibona. None urashaka kuvuga ko hari Imana abantu biremera bazajya bakoresha bakanayikoresha muri yo business yabo kandi kanayiyobo. Reka ngusomera akantu gato hano muri Bibiliya nubwo nari navuze ko muri Bibiliya tuzahasoma. Tugiye gusoma mu Bakolosayi sibyo? Abakolosayi niho honyine we dari soma ibindi byo tuzabisoma nyuma. Abakolosayi abo Bakolosayi twe nabo tugira muri Bibiliya ntagatifu abamo we nabo tugira abo se bavuye ni nabo tugira ntago mugira Abakolosayi wasanga abanyakorini niko tubita. Mwebwe niko mubita n'abanyakorosi harya abanyakorini turabafite abanyakorinto murabafite ariko nagaru tuvuga abanyakorinto twe bavuga abakorinto mwebwe muvuga abakorinto. Aha noneho ngiye kukwereka uburyo abantu bihimbura uburyo bwo gusenga. Ngo ni ukuvuga nk'urugero ndaguha nk'urugero. Turahera wenda ari mu Abakolosayi ibice bibiri kubera ko ntago nakirirwa nsoma ibyo bice byose. Nk'ubu twebwe nko mu madini hari ukuntu batubwira ati ntugafateho nk'uraka kantu ntugakoreho. Noneho undi akakubwira tuzakoreho nko kunywa inzoga n'urugero. Mwebwe mwemera kunywa inzoga nta kibazo, twebwe tukaba tuvuga ngo ntituzemera. Noneho undi akazana indi mihango. Reka duhere nko ku murongo wa 21. Ariko iki gice cyose tuzagisoma kuko buriya sima nkunda gusoma ibice. Gusa umutwe w'amagambo icyo uvugaho ni ahantu Pawulo yavuga ngo imbuzi ku byerekeye inyigisho z'ibinyoma. Ukomeje ukazisoma zose ikiyoce cyose byiza buryo hose. Ariko reka nsoma manuke. Ngo ntugafateho, ngo ntugasogongereho, ngo ntugakoreho. Kandi ibyo byose babiheze iyo biriwe mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. None umurongo wa 23 ngo ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Ngo bigira nk'abicisha bugufi bigomwe by'umubiri nyamara nta mumaro bigira naho to kurwanyira iry'umubiri. Wabyumvise bya bene nakubwiraga? Urumva ko ikintu avuze wavuze ngo ni ukugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Ibi bintu byose by'amadini rero nibyo Pawulo avuze.
abantu bose ntawe ushaka ko tumenya Imana, ni ukwihimbira uburyo bwo gusenga. Niyo mpamvu umwe avuga ngo ibi ntugakoreho, undi akavanga ibi birazira, undi akavanga ibi ngo ntibizira. Nta kindi rero bigendera uko kugira tumenye Imana. Dore ngibi ni hano mu Bakolosayi, ibyo byose biba biheze iyo biriwe mwarinza mugakurikije imihango y'inyigisho z'abantu, niko ko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Gusa si ngibyo byanditse, bihimbire uburyo bwo gusenga. Nta Mana rero abantu bashaka ko abantu bamenya, ahubwo no kugira ngo bahimbe uburyo bwo gusenga. Ukurikire wa murongo, tugiye kubaka inyubako ya miliyari 30, hano Imana irabigenza gutya, ugatanga ya mafaranga. Katolika nigira abantu benshi amashuri nyine babana bazigamo, bo barakiza, bo ntago meze nkatwe, ntago azakicyo udafite n'igiceri cyo nawe kirako ni benshi. Yewe ntabwo yajya kukwaka ngo nsi nkate, uzanyere cyane Abakatolika bagiye kwambura abantu amafaranga, ibyo ntibibamo, barayafite. Ahubwo se n'isi zarindishira n'ibinyejana bazarya bacoke, nta ndwana yamara, aracyana yongera. Kandi niyo mpamvu rero twe amadini, nta dini rishaka ko rituma twe tumenya Imana. Basa uramenye, warayize se? Yazi nawe niyo mu bitabo. Ntabwo wasenga burya, ntabwo iyasenga ariyo we yisengera amafaranga, ngaho bazahagarikiye umushahara urebe ko yongera. Bavuga bati ukaba pasiteri bose duhagaritse umushahara dukorera Imana y'ukuri koko namwe mufite akazi, gize ukora umurimo. Cyangwa we padiri warabyize, ntacyo guma aho ngaho jya wishakisha uburyo witunga, azongera ambaye iriya kanzu. Ntabwo byazashoboka, ni ukwihimbira uburyo bwo gusenga. Yego Emi, dusoza ikiganiro, ibi bintu nk'umukristo niwe yafata nk'uhe mwanzuro ku bijyanye n'aya madini n'amadini? Ibi bintu rero ni ugusenga cyane no gusaba Roho Mutagatifu akaduha kubisobanukirwa, kuko biracanganye. Urumva amadini azavuga ko ngo aje kuzana ngo urukundo n'amahoro mu bantu, ngo n'ubumwe. Noneho ugasanga iyo ubwayo nayo yaracitse, ahora acikamo. Urumva? Yego. Nk'icyitwa Protestantism. Hari umupadiri tuya dukunda kuganira kuri ibyo bintu, yarabyiza, afite doctorate, ndamusuje, Padiri Abdon Rwandekwe, nawe uramuzi. Yize amateka ya Kiliziya ubwo n'amadini yose. Urumva? Hari ikiganiro tuzakora Protestantism. Ubu ngubu kugera ku macaci ushobora gusanga bamaze gucikamo nk'inshuro zirenga 100. Yego. Sibyo? Ni ukuvuga niba umuntu ari igice cyacitse nawe ku kindi gice, we araza kurwanya amacakubiri gute kandi nawe ari igice. Yego. Nawe yaravukiye mu macakubiri. Yego. Urumva? Ariko ntabwo ari twe twenyine ducikamo, hari ikindi cyabavuyeho. Yego. Ibyo byo n'ubundi nta bwenge buhari Katolika yigeze isana ubwo kuvuga buti none twebwe twe turekeye tugiye kuguma hamwe nk'abantu nk'uko Yesu yabasize nk'intumwa, kuzira ntizacitsemo kabiri. Ubu ni mwakagombye kuba mutwigisha uko intumwa zabayeho, none mukavuga muti bari bahuje umutima, kuko mu byakozwe n'intumwa birimo bari bakundanye, bafite urukundo, basangira ibyabo, ngo nta n'umukene wabagamo, niko birivuga. Nabo baje kugirana ibibazo, niyo mpamvu habaho uzi Kiliziya gatatu. Izo ntumwa zese nta bibazo zagiranye. Intumwa Yesu yasize Yesu amakiriziya ya mbere Yesu amaze gupfura yaza. Yesu yasize mu ntumwa za ba Petero Yesu agihari. Yesu agihari. Anavuye no mu isi akagenda, yarinze zose zarinze zipfa, zidacitsemo kabiri, zitarwanye. Harya ni wabagamba Yuda ni yavuye mbere. Bivuga ngo no gucikamo kabiri, ibyo byabaye nyuma yaho izo ntumwa zagendeye. Ntago niyo uvuga ngo Petero ngo biki uwo akiriho, abo bose bapfuye, nubwo bagiye bapfurwa agashanyaguro bakabica nabi, ariko ntabwo bigize bacikamo kabiri. Impamvu nyine abantu bacikamo kabiri nuko atari Imana ibarimo, bayobowe n'amafaranga. Iyo yamwenye yanakwica burya, n'urupfu rwaza burya. Nta Mana bakorera bose, n'uyikombo hashobora kuba n'umupasiteri ukijwe ku giti cye, nabo yoboye akaba arimo bakijwe, ariko bose ntabwo burije ku murongo umwe. Ntabwo abapadiri bose ari abanyabyaha, harimo abazajya mu ijuru barahari, ariko bose si umurongo w'Imana baba barimo, ni umurongo w'akazi w'iby'amashuri bize. Ni condition, ugomba kuba ufite iyo CV, utayifite ntabwo waba padiri. Niko bimeze, kuki ugomba kubanza kujya kwiga ibyo kugira ngo ujye aho ngaho. None se ni ukubera iki? Ni ukubera ko nyine hari ibyo ushaka, ugomba kwiga ibyo, ntabwo ari Imana. None se Imana irigwa? Imana irigwa? Petero yigiye na Yohana, bigiye, ariko muri baraharemwe abanyabwenge nabo babagamo baruka, ariko harimo batarize muri barya. None ntago bakoranaga umurimo w'Imana. Bivuga ngo impamvu bacikamo ni inda nini, ni amafaranga. N'ejo muri Katolika yacitsemo kabiri, ni kubera iki? Ni inda.
hari ibyo batari guhuriraho. Yego, impamvu mvuga uti wacu muri ADP ryo kumva ibintu biri kubangarikana niki, ayo mafaranga, izo vewite bagendamo, ibyo bintu byose, izo hoteli bubaka ni induru y'amafaranga, ntabwo ari Imana. Imana ntabwo ari iteza akaduruvayo, aho umwuka w'Imana ari amahoro araboneka. Bivuze ngo icyo umukristo asigarana ni ukwita cyane ku ijambo ry'Imana kurenza kwita kuri filozofi y'aya madini atandukanye, sibyo? No gutega amatwi icyo nicyo kintu cy'ingenzi, ni nacyo cyatumye nanone dukora ikiganiro nk'iki, tuba tugira ngo abantu dukomeze kugenda tubahugura gake gake, bityo bizajya bituma nawe ufunguka mu mutwe, utangire gutekereza, ubundi ubone kuba washyiraho umwanzuro w'uko ukwiye kubana n'Imana yawe. Moze, reka ngushimire rero, wakoze cyane. Emi, nawe wakoze cyane kuhaba mu kiganiro cyiza. Ubwo comment ziri buze bantu, comment muri butere tuzazisoma, n'ubundi tuzazisoma ku kiganiro gikurikira, muzajya mukibona kenshi cyane, kiza kubahugura. Iyi ni Emi Pro Media, nge nkaba nitwa Iradukunda Kevin Junior. Mukomeze kugira ibihe byiza.